Reka nongere ngoreze ikaze nanone kuri YouTube channel. Umusore mwamenye muri benshi nka Esther Mbonyi yakomeje kumava n'amavuko yitegura ibitaramo bya Noheli, akomeje kugenda azenguruka hirya no hino ataramira abanyarwanda abakunzi biwe rwose imigoroba yose uko yakabaye mu mujyi wa Kigali rwose niho babizi neza ntarimo akorera ibi birori. Ngira muri no mugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye amafoto agenda acicikana ndetse n'amavideo Esther Mbonyi arimo ataramira abakunzi biwe ndetse n'abanyarwanda muri rusange bishimiye rwose iki gitekerezo Esther Mbonyi yagize cyo kubafasha gusoza uyu mwaka wa 2024 twinjira mu mwaka wa 2025. Reka turebere hamwe ubundi ngo byifashe gute n'iki cyateye Esther Mbonyi gutaramira abaturage abafasha gusoza Noheli ndetse na Bonane, ko ubundi mu myaka igera ku 9 ishize Esther Mbonyi atajyaga akora ibi ngibi ahubwo akabikoze muri uyu mwaka wa 10 amaze mu muziki. Reka turebe icyo yabivuzeho ubwo yari yatumiye kuri RBA cyangwa se kuri Radio Rwanda. Mbere na mbere reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel Rwanda ni Future kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Esther Mbonyi ugeze kuri myiteguro y'ibitaramo cya Esther Mbonyi ugeze kure imyiteguro y'igitaramo cye icyambu cya gatatu, yavuze ko yatangiye gutekereza kujya ataramira abantu kuri Noheli nyuma yo kubona ko abantu basangira bakishima ariko umunsi wabo ukarangira mu buryo busanzwe. Ibi Esther Mbonyi yabigarutseho ubwo yari yatumiwe mu makuru ya RBA abibajijwe ahaturutse igitekerezo cy'ibi ngibi ibitaramo arimo agenda akora hirya no hino. Uyu musore wacu rero impamvu yamuteye gukora ibi bitaramo ni uko yasanze nk'iyi minsi mikuru abatuye igihugu cy'u Rwanda bagenda bakishimana n'imiryango yabo, ariko ku mugoroba hagera rwose ugasanga n'ubundi umunsi urangiye nk'uko indi yose irangira. Niyo mpamvu rero yarebye aravuga ngo bajya kwishimana n'imiryango yabo nihagera ku mugoroba rwose baze mwibi bitaramo byanjye. Avuga yuko iyo ariyo mpamvu ya mbere yamuteye gutegura ibi bitaramo. Mu magambo ye Esther Mbonyi yagize ati hari ikintu Noheli abantu basangira n'imiryango bagatarama bagasangira, ariko ku mugoroba ukiri mugoroba wayo ukaba nk'indi yose. Esther Mbonyi rero yavuze yuko ibi ngibi we yabiboneye umuti. Yavuze ko yicaye agatekereza yarangiza akavuga nti wategura ikintu abantu bazajya bahuriramo bagasoza umunsi wa Noheli ku mugoroba. Ku nshuro ye ya gatatu Esther Mbonyi agiye gukora igitaramo icyambu cya gatatu, azaba anizihiriza imyaka 10 amaze mu muziki, cyane ko yawutangiye muri 2014. ni ibitaramo bibera muri Big Arena kuwa 25 Ukuboza buri mwaka. Esther Mbonyi agiye gukora iki gitaramo nyuma y'uko yazengurukaga mu bihugu binyuranye nka Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, aho ateganya gusubira kuwa 31 Ukuboza 2024 nahajya kubafasha gusoza umwaka. Yavuze ko rero mu minsi ari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda rwose yiteguye kuzenguruka hirya no hino akora ibitaramo kugira ngo uyu mwaka uzabe uw'amata n'ubuki hirya no hino. Ni ibitaramo bizajya biba ku mugoroba kubera yuko yavuze ko yasanze abanyarwanda bose bajya bishima ku manywa, ariko hagira umugoroba iminsi ikababera nk'indi ugasanga rwose berekeye iwabo batanezerewe. Ariko yavuze ko ku mugoroba abazajya bagiye kwishima n'imiryango bazajya berekeza nk'ibi bitaramo byiwe, bityo nawe bikamufasha kwinjiza.